Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Namwe tubashimire kandi Imana ibahe umugisha, n'ubuntu budasanzwe, ni umugisha ukomeye tuba tugize. Reka rero tubashimire ko mubana natwe umunsi ku munsi. Haba hari byinshi mwagakurikiranye, haba hari byinshi mwakagiye kureba. Rero iyo mufashe umwanya mugafata amayinite yanyu mukumva ubutumwa bwiza turi kuvuga, mu by'ukuri ni imbaraga, biradushimisha. Reka nongere mbabwire ngo niba hari ikintu kinezeza ni ukubona nyine hari abampa kuraje, hari abambwira turagusengera, binezeza umutima wanjye. Ni ukuri uzarebe ikintu cyose wakora ukeneye motivasiyo y'abantu, ukeneye abantu bakubwira kuraje, ukeneye abantu bagusapotinga. Reka mbwire ngo nta hantu wagera udafite abantu Imana ikoreramo. Rero bantu Imana ikoreramo, bantu Imana ikoresha, mugakora ibyo byose mvuze n'ibyo ntavuze, Imana ibaha umugisha. Muraba agaciro kuri njyewe, nubwo yongeye ntabona icyo mbitura, ariko namwe mujye mubona ababasapotinga, namwe mujye mubona ababashyigikira mu byo mukora, mujye mubona ababaha kuraje. Kandi Imana ibashyigikire, Imana ibaha amaboko, Imana ibaha imbaraga, buri umwe wese mu byo akora abona ineza y'Imana ku buzima bwe. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nshoboza ko ngiye sinabyishoboza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Daniyeli, ibice ni 3, umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 25. Daniyeli ibice 3, umurongo wa 23 kugeza ku 25. Haravuga ngo nuko ba bagabo batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, hajya ntitwajugunye muri abantu batatu baboshywe? Baramusubiza ati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima, ijambo rivuga ngo ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo bisanga Imana ihari. Ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo bisanga Imana ihari. Reka mbisubiremo, ntabwo Imana izidusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo iyo bije bisanga Imana ihari. Haleluya. Ntabwo Imana izi inyuma y'ibibazo, Imana ihagera mbere y'ibibazo. Mbibutse ko abantu aribo baza nyuma, ariko Imana ntabwo iza nyuma, Imana ihagera mbere y'ibibazo, ahubwo ibibazo biraza bigasanga Imana ihari. Niyo mpamvu burya bitatwica, kandi intego yabyo yari iyo kutwica. Biriya umva uko ivuze. Bano ni basore batatu, muri bo bagambiriye guhamya Imana, kandi mbibutse ko bagambiriye kuyihamya mu gihe cyari kigoye. Baje ari abanyagano, baza kwiga iby'Ubukarudaya n'ibindi, ariko bahagera bafite amakuru y'aho baje. Hari Imana bari baramenye, hari Imana bari bazi muri bo. Intego yabo ntabwo kwari ukugira ngo bamenyekane, intego yabo kwari ukumenyekanisha ko hari Imana, hari Imana. Hari izindi Mana basengaga, bagira ngo bamenyekanishe Imana nyamana. Byagomba kubasaba imbaraga rero, ariko bari bemeye ko icyo biri basabe cyose bari buze kugikora, ariko bakamenyekanisha Imana yabo. Niba hari umuntu Imana ishyigikira, n'umuntu wagambiriye neza mu mutima we. Muzi ibyo banyuze mu rwobo rw'intare, murabizi, muzi ibihe banyuzemo, ariko intego nta kindi. Baragira ngo bamenyekanishe i Babuloni yuko hari indi Mana, hari izo basenga, hari izo baza, ariko bashatse kumenyekana kugeza ku rwego banzigabura umwami yabageneye, kuko bari bazi ko hari imihango ibanza kurikorerwaho
bati tuzemera tunywa amazi turye n'ibishyimbo ariko twubahisha Imana yacu, kugeza naho basabye wari ushinzwe kubitaho ati utwemerere utugerageze iyi minsi, nishira twabaye nabi turemera tuyoboke igaburo umwami yagennye, ariko iyi minsi nishira dusa neza utwemere turekere kuri igaburo. Ngo bagira umugisha wari ubashinzwe arabyemera, agiye kugenzura ngo mu bantu bose bari basanga ni bose beza ati nimukomeze mwe. Kandi igitangaje iyo ayabandi babirya ntibyari kubagwa neza nkuko byabaguye neza. Niyo mpamvu ubuzima bw'abantu hajya bajya bibaza ubayeho gute, kusa neza wisiga yahe mavuta, kandi pe ni ya yandi nyine uzi nawe. Mu gihe abisiga ya yandi y'ibiciro badafite po nziza nkawe, badafite isura nziza, ariko ngo bashaka ubwiza n'icyo bishashe kuri izo badacogora. Hari ukuntu Imana igisiga abantu bayo, umuntu akambara umwenda wa 3 akaberwa kuruta uwambaye umwenda w'500. Umuntu akagira amahoro adafite ibya mirenge, ufite ibya mirenge ntabona amahoro. Nta handi hari amahoro uretse muri Yesu honyine. Bibiliya iravuga ngo bakomeza guhura n'intambara n'ibigeragezo. Murabizi ukuntu babeshyewe, murabizi ukuntu hagiye itegeko ryikubagaho bakavuga ngo nta yindi Imana ikwiriye gusenga. Ibyo byose byari bibagerageza, ariko nabo bari bagambiriye guhamya Imana yabo. Nakuzana ijambo rivuga ngo ntabwo Imana iza nyuma, ntabwo Imana idusanga mu bibazo. Oya, ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo bisanga Imana yahageze. Oh haleluya! Ibyo uri gucamo ntabwo byaje mbere y'Imana. Uzi impamvu bitakwishe? Imana yahageze mbere y'uko biza bisanga Imana yahageze. Niyo mpamvu umugambi wabyo, uzi impamvu bakuroze ntupfe, nuko bakuroze Imana ihari. Uvuze impamvu bakugambaniye akagambane kagapfa ubusa. Haleluya, haleluya. None se mwibuke Pawulo mu byakozwe n'umwa ndibaza ko 23 ngo mu ijoro ry'uwo munsi marayika aramusanga aramubwira ngo uko wampamije cyagiye ni kuzampamya. Ngo bukeye muri icyo gitondo ngo abayuda 40 bahiga ko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Bahize mu gitondo, ariko Imana yarayibwiye Pawulo ngo ntacyo azaba. Imana ntigiza nyuma, Imana ihagera mbere. Uzi impamvu barwanya ariko ntibaneshe? Nuko barwanya Imana yahageze mbere. Imana yakuntumyeho wowe uri kunyura mu bibazo, wowe uri kunyura mu karengane n'amakuba n'ibintu ntabasha kugusobanurira, ni wowe ubizi, wowe uri kubicamo. Yantumye ngo ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo bisanga Imana ihari. Nuza kugenzura urasanga ahandi uba warakozwe n'isoni, sha bya bintu wanyuzemo biba byaragusa, ariko hashimwe Imana yuko intego yabyo itagezweho. Kuki itagezweho kandi nta ruhare rwawe rurimo? Nuko Imana yahageze mbere yuko ibyo bibazo biza. Haleluya, haleluya. Ubwo bano basore bari banze kubahiriza itegeko umwami yashyizeho, rero hari hashyizweho igihano kiri buze guhana umuntu utari buze gukora icyo umwami yavuze. Hari ijambo bamubwiye baravuga ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko nawe utadukiza umenye ko tutari buze kubararira, ntabwo turi buze gupfukamira. Mbibutse ko bano basore ntabwo basuzuguye umwami, kuko biraba ngo abo kubaha tububahe, ahubwo bakoze ikintu kimwe. Baravuze ngo tuzakubaha tuguhe icyubahiro kigukwiriye, ariko ntituzafata icyubahiro dukwiye guha Imana yacu ngo tugihe ibishushanyo. Oya, ntibikunda. Badakoze icyo basabwe gukora rero bagombaga guhanwa. Iyo hashyizweho itegeko haba hari n'igihano kizahana umuntu utubahirije iryo tegeko. Nkuko bavuze ngo iyo urengeje 80 yemwe abatwara hari aha 80 hari aha 40. Iyo urengeje umuvuduko wagenwe urahanwa.
kamera ziragufata. Hari amategeko agenga kandi buri kintu cyose cyagenewe. Urengeje ahantu igihe kimeze gutya, uvuye feruje bagombaga guhanwa rero igihano kijyanye n'itegeko bishe. Birevuze ngo nuko babagabo batatu Saduraka na Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Makumyabiri ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Ndashimira Imana ko ibyo bihuri gucamo, ibyo bihuhagazemo. Mbere y'uko ubigeramo, Imana yahageze mbere. Nuza kugenzura urasanga ibyo biba byararangiye. Ariko kuki bitarangiye? Nuko Imana itagiza nyuma. Ngo arababwira ati dondara abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Mwumva igitangaje? Uzi ko n'abantu basore Saduraka, Meshake na Abedenego Bibiliya ntacyo bivugaho, ariko ntabwo amaso yabo yigeze abona Imana. Ariko Imana yashatse kwiyereka uyu Nebukadinezari. Imana yashatse kumwiyereka kugira ngo imwimenyekanishe. Hari abantu Imana igiye kwiyereka, hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo yiyereke abantu barwanyaga Imana yawe, abantu bavuga ko udasenga. Hari ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe, hari ibyo irakora mu rugo rwawe, ibikore mu bana bawe. Hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo yemeze. Reka nkoreshe iri jambo. Burya ibitangaza byashyiriweho abantu batizera kugira ngo bemere ko Imana iriho. Hari abantu batazi ko Imana yacu ikora, hari n'abatemera ko ikora. Hari ibintu igiye gukora rero kugira ngo bemere, bizere. Ngo aratangara aravuga ati nibyo koko batatu ndimo ndababona kandi twabataye baboshywe ariko ntibaboshywe, barimo baragendagenda mu muriro nkaho nta cyabaye. Ariko cyo si cyo kibazo, ahubwo ndabonamo ishusho y'uwa kane, kandi ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya! Ndashimira Imana ko abantu bagiye guhishurirwa bakamenya ko Kristo ari uri kumwe natwe kandi ataje nyuma, ahubwo yahageze mbere. Iyo aza kuza nyuma yari gusanga umuriro w'abatwitse, ahubwo bamusanze mu bibazo, ntago yabasanze mu bibazo. Ndashimira Imana ko itadusanga mu bibazo, ahubwo tuyisanga mu bibazo. Oh, haleluya! Ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo tuyisanga mu bibazo. Niyo mpamvu tubivamo abantu bakibaza uburyo tutapfuye. Kubera iki? Ntibazi ko twayisanzemo. Ndashimira Imana ibihe byose uri gucamo n'ibyo uzacamo, ntabwo Imana izabigusanga, ahubwo uzayibisangamo. Kandi izaba ihari kubw'impamvu, izaba ihari kugira ngo igire icyo ikora. Ntabwo igiza nk'indorerezi, ntabwo iza nk'ije kureberera, ije nk'ije kugira icyo ikora. Hari igihe abantu baza nk'indorerezi mu bibazo byacu, bakaza gutara amakuru y'ibyo bazavuga. Umuntu akabaza ubuzima uko ubayeho atagira ngo agire icyo abihinduraho, ahubwo agira ngo abone ibyo atangaza. Ariko ndashimira Imana ntigiza nk'indonderezi, ntigiza nk'umutaramakuru, oya ntigiza nk'ishaka ibyo izavuga, igiza nk'ije kugira ibyo ikora. Ndashimira Imana ko yahageze mbere, yaje kugira ibyo ikora. Imana yaje kugira ibyo ikora kugira ngo ari twebwe twongere turusheho kuyizera. Abatayizeraga noneho bayizere, bamenye ko ari Imana. Iyo usomye hepfo ngo Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose.
ubu nibwo abibonye ko ari Imana isumba byose. Kubera iki ikoze? Hari ibintu Imana igiye gukora babone ko ari Imana isumba amashuri, isumba ubwenge, isumba ibyo bintu byose bitaga ko ari byo bigari. Mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba aba bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Urumva babonye ikibaye, ngo baza kugenzura niba koko ari byo. Ngo barebye babona ni bazima, bakoze ku myambaro bumva ntiyahiye, umusatsi bumva ntiwahiye, ngo bumva ntibanukaho n'umwotsi cyangwa n'umuriro. Imana igiye kugusohora muri icyo kibazo utanukaho umwotsi. Hari ibintu Imana igiye kurangiza ku buryo utazagargarwaho n'ibisigisigi byabyo. Umva icyashoje, ngo umwami ahimbaza Imana ya ba Saduraka. Umwami ahimbaza Imana ya ba Saduraka. Intego y'icyo bari bagambiriye igerwa. Umwami, Imana yawe igiye guhimbazwa. Ndashima Imana, Imana yanjye, Imana yawe igiye guhimbazwa. Haleluya, haleluya. Imana yacu igiye guhimbazwa. Hari ibintu igiye gukora bituma ihimbazwa. Uyu mwaka 2025 ni ukureka Imana yanjye iri buhimbazwe. Sinzi niba yawe izahimbazwa, ariko yanjye iri buhimbazwe kubera ibyo igiye gukora. Ngo umwami ahita ahimbaza Imana ya Saduraka. Hepfo niho yavuze ngo ntanze itegeko ntihazagira indi Mana isengwa uretse ya Saduraka, Meshake na, kuko nta yindi Mana ikiza bene aka kageni. Yarabonye ko hejuru y'izo bazi hari Imana. Ndagira ngo dusenge, kandi dusenge tubwira Imana ngo Mana, nk'uko bivuze bisohoze. Ntabwo Imana idusanga mu bibazo, ahubwo ibibazo bisanga Imana ihari. Kandi hagiye kuboneka ikimenyetso, hari ibintu igiye gukora nyine, bamenye yuko yahageze mbere yuko ibibazo bihaza. Imana yawe igiye guhimbazwa, iyanjye igiye guhimbazwa. Imana yacu ni ukuri uyu mwaka irahimbazwa, ni ukuri uyu mwaka izahimbazwa. Abantu bazamenya ko hejuru y'ubwenge bwabo n'ubukonikwa n'ibyo bizi ikwiye guhimbazwa. Yaravuze ngo icyuro cyayo ntabwo izagiha ishimwe ry'ibishushanyo bibajwe. Oya, ishimwe ryayo ntabwo izariho ibishushanyo bibajwe. Mu bintu izatanga byo, ariko icyubahiro cyayo ntabwo izari. Iyo ugerageje ndagira ngo dushimire Imana yuko itadusanze mu bibazo, ahubwo twayisanze mu bibazo. Niyo mpamvu bitatwishe. None havuyemo guhimbazwa kw'Imana yacu, havuyemo itegeko rivuga ngo ntihazagire Imana isengwa uretse ya Saduraka na Meshake na Abedenego, kuko nta yindi Mana ikiza bene aka kageni. Ugiye kuva muri ibyo bigeragezo, ujye utanga ubuhamya batazi ko wabinyuzemo, batizi kudasa nabyo. Ntabwo uzasa n'ibibazo wanyuzemo, ahubwo ugiye gusa n'ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Ni wewe wica ugakiza, ushyira ikuzimu kandi ugakora, urakenesha kandi ugakirisha. Byose ufite ubushobozi bwo kubikora. Ndagushimiye ko tutageze mu bibazo mbere, ahubwo wahageze mbere. Ntiwadusanze mu bibazo, ahubwo twabigusanzemo. Niyo mpamvu bitatwishe. Himbarizwa imirimo ukoze, kandi himbazwa ko ugiye guhimbazwa ku byo ukoze bitumye uhimbazwa. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.